gakiza nikabonerwa mu mpaka n'ukuri uri kuvuna umunyamubiri umugisha impaka umubwira iby'umwuka ntabwo yabisobanukirwa ntibishoboka. Nushaka witwararike imbuto z'umunyabugingo zibwiriza umunyamubiri. Abantu badakizwa babwirizwa n'ibintu bibiri. Ubundi Imana ikora mariage zigakoreka ariko itanazikoze ntacyo bitwaye byatuma tuva ku Mana. Kuko umuntu wakomeretse kenshi agira ngo nta bantu bakundana babaho, abazi ko abantu bose ari bamwe. Noneho iyo duhuje imibereho yacu mu bantu, abanyamasengesho benshi bazi ko kwizera ari icyo, ari ukwemera ko iyo avuze izasohoza. Ariko mumbabarire mbabwire, urukundo ni imibereho y'umuntu wahindutse, hanyuma kwizera ni imibereho y'umukiranutsi. Iyo umuntu akiranuka, kwizera bituma umuntu atiba, aruzi n'ibyo kwiba. Kwizera bituma umuntu adakora icyaha, afite uburyo bwo kugikora. Imana ifite urukundo ivumbisha abantu bari mu gisimenti, bakabona urukundo rw'Imana ikarubahaho, igaha urukundo abantu barepfo mu gasigisi hirya mu rwagwa, agasindana urukundo rwa Kirisito ikajya imwumva. Ijwi ry'umukanguzi. Turebe urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaefeso, ni igice cyaho cya 3. Ndaza kubasaba ko tuhasoma tuhahereye ku murongo wa 14 dusoze n'umurongo wa 21. Abaefeso igice cya 3 umurongo wa 14. Ndaza kubasaba ko dusoma twahageze. Jya nkunda kubibwira abantu tugiye gusoma Bibiliya, iyo umuntu asomye ibyanditswe byera yihuta atabyitayeho abyumva nk'inyuguti, ariko iyo hahanze amaso umutima ugakangukira kureba ibyanditswe byera ubyumvamo ubuzima, aho kuba inyuguti bihinduka ubugingo. Rero iryo jambo nturinyureho, urisoma uryumva kugeza ubwo risigara no muri wowe. Mutwe y'amagambo haravuze ngo Pawulo asabira Abefeso, murongo wa 14, nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uwo imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo gukomera, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo, ubwo ari bwo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Murongo wa 20, nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. 21, ni icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Abantu tutaziranye, amazina nitwa Anicet niyo mugabo, ndi umukristo, sengera kuri paruwasi ya Remera, ndi umupapa. Hanyuma tugize umugisha kuba mwari no teraniro. Imana ishimwe, dushimiye abayobozi bacu, abashumba batwemereye ko duhagarara ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana, ndetse namwe muduteze amatwi. Yesu aduhana umugisha. Hari bene so rero twigeze twagirirwaho umugisha tuganira nabo ijambo ry'Imana, ariko badutuma n'intashyo, by'umwihariko na famiye y'iwanjye bambwiye ngo ningera mu materaniro mbasuhuze, mwakira intashyo. Bene so barabatashye. Dusomye ijambo ry'Imana, ariho dufite n'insanganyamatsiko ivuga ngo ibasha gukora, ariko nk'uko mubyumvishe muhereye ku mutwe w'ijambo, ni isengesho Pawulo yasengeraga asabira Abefeso. Aba ba Efeso
bandikiwe na Pawulo na Yohana arabandikira ku rwandiko rwa mbere Yohana yandikaga burya yandikiraga aba Efeso, ariko hari n'ubutumwa yahawe mu byahishuriwe Yohana. Imana imubwira ngo andikira marayika w'itorero ryo muri Efeso, aramubwira ngo ugendera hagati y'ibitereko 7 by'amatabaza. Avuga ayo magambo, ntabwo nshaka kuatinda ko sindi buze gusoma muri icyo gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ni igice cya 2 muzabihasanga. Aba ba Efeso mu kinyarwanda cya none Efeso biravuga ngo ni abanyagikundiro, ni abantu beza ku mutima, ariko ubwiza bwo ku mutima wabo bugasesekara n'inyuma bakaba aba Efeso. Kuba umu Efeso ni umuntu uguwe neza kandi mwiza, Imana ishimwe. Aha Pawulo abasengera aba Efeso bahuye n'intambara nyinshi zitandukanye. Sinshaka kubiganira nk'amateka, ndashaka tubihuze n'ijambo ry'Imana kugira ngo umwuka aganire n'ubugingo bwacu. Aba Efeso bahuye n'intambara zitandukanye, kimwe mu zari zigoranye kuruta izindi ni inyigisho bise gnosticisme, zahakanaga Kristo wambaye umubiri. Hanyuma bakagaragaza ari abagabo babiri badukanye ibinyoma muri Efeso, uwitwa Nikora n'uwitwa Gaseretusi. Babwira abantu ngo nimwirire, Yesu ntabwo yigeze yambara umubiri, yari umuntu w'umwuka. Kandi kumva umuntu abwiriza Yesu w'umwuka byakoraga ku bantu bakagira ngo ni ubutumwa buzima, ariko akababwira ngo impamvu atanyweye inzoga ntarye ibyo nuko atari yambaye umubiri. Muribuka Yohana we abandikira yarababwiye ngo uwo amaso yacu yarebye ibiganza bikamukoraho. Kubera icyo babwiye ngo twamukozeho, ni ukugira ngo anyomoze uri kubabwira ko atigeze agira umubiri. Kubera ko bamwe muri bo iyo bagwaga mu bishuko bakanatsindwa, abaseretusi bahitaga babakomeza bakababwira ngo nimuhumure, impamvu ibyo bitatsinze Yesu nuko nta mubiri yagiraga. Batangira kwigisha muri ubwo buryo, bagendera no mu nyigisho zivuga ngo Yesu yarabirangije. Ntimugire ngo zijubu zahereye mu ba Efeso zibacamwe ibice biteye ubwoba, kandi koko ndabyemera ko Yesu yabirangije, ariko hasigaye imirimo y'abizera muri Kristo Yesu. Ibyo Yesu yaraje gukora n'ukuri yarabisoje, yarabikoze arabirangiza, nta mwenda yagiyemo. Nawe yarabivuze, aravuga ngo ibyo wamaye gukora byose ndabirangije, unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ngiri kumwe nawe. Aravuga ngo kuko abo wamaye ngaba ntawazimiye keretse umwana wo kurimbuka. Rero yarabisoje, ariko amaze kuduha ubuzima bwo muri we, hasigara imibereho y'abizera muri Kristo Yesu. Ari we ngira ngo dukuriye insanganyamatsiko. Kandi ikimenyetso cy'uko umuntu yizera nuko atsinda isi, nuko anesha iby'isi, niko Bibiliya itubwira. Ndagira ngo tuganire rero kuri iri jambo ry'Imana, ariko muri iyi nsanganyamatsiko nkuremwe ebyiri: kwizera n'urukundo. Ibi niyo umuntu yabivuga ntibyashira. Birigaramu yararirimbye aravuga ngo uwafata ijuru akarigira impapuro, agafata isi nayo ikaba impapuro, agafata abatuye isi akabagira abanditsi, kandi buri muntu akandika ibitandukanye n'iby'undi ari kwandika. Buri muntu akandika urukundo rw'Imana, azi uburyo yahuye we n'Imana. Aravuga ngo n'ibyatsi byose byo mu isi bikaba uducumu two banditsi. Aravuga ngo ntiwakwandika urukundo rw'Imana ngo ururangize, hakama inyanja ariyo inyanja yakama twandika urukundo rw'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, kandi Imana ishimwe. Iyo tuvuga urukundo rw'Imana, abantu babyumvira muri context ya situation barimo, bigatuma kumva urukundo bigorana, kuko umuntu wakomeretse kenshi agira ngo nta bantu bakundana babaho, abazi ko abantu bose ari bamwe. Noneho iyo duhuje imibereho yacu mu bantu tukayihuza n'uburyo dusengamo, tugira ngo abantu nabo tugira ngo Imana isa n'abantu. Ariko ndi imbere yanyu mbabwiye ko Imana atari umuntu. Nukuri Imana si umuntu. Urukundo rw'Imana kugira ngo urwumve, kugira ngo wumve urukundo rw'Imana,
nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Kwitwa Imana gusa yabonye atari ikintu cyo kugundirwa. Iyo ngeze hano ndahatinda. Tekereza kwitwa Imana niba atari ikintu cyo kugundirwa, urebe titre zo mu isi naha. Nigeze natura ahantu muri karitsiye imwe, ngiye kumva numva umuyobozi w'umudugudu arampamagara arambwira ngo ko twatekereje se ko waba mutwara sibo. Yewe data we, ndavuga nti burya mushobora kuba mwantekerezaho mukumva ko nanjye nayobora. Ngira amahirwe make mpuriza ko akazi kandi nari mfite katanyemerera gufata izindi nshingano, ariko ndavuga nti voilà, bari batekereje ko naba mutwara sibo, ntacyo bitwaje. Ntabwo byoroha kugirirwa icyizere n'abantu ugatoranwa muri benshi bakakubwira ngo ngwino, none se ko ari mutwara sibo, zamukaho gatoya ube mutekano, egera hejuru uyobora umudugudu, zamuka ube gitifu w'akagari, none ogera mu murenge n'akarere, uzamuka ugere ku rwego rw'igihugu, noneho aho harenge ugere ku ijuru. Haleluya! Ubwira ibiri mu ijuru, abakuru 24, ibizima 4, abakerubi, abaserafi, bose ubatwara uvuga bakikubita imbere y'intebe ngo ariko ibona ko kwitwa Imana, ibona sibyo kugundirwa. Ibona ngo sibyo kugundirwa, ariko Imana ni igitangaza. None utagundira Imana, utagundira ubumana, wagundira iki kindi? Ngo uhitamo kuba umugaragu, ngo ndetse ngo nawe w'imbata. None ntiyaba umugaragu wambaye umubiri udapfa, yambara n'umubiri ubora. Niba ari imyambaro iba mw'isi mibi, umubiri ubamo. Umubiri ni umwambaro mubi. Umunyarwanda aravuze ngo utazi umwanzi. Rukundo rw'Imana, Birigaramu yaravuze ngo rwatumye Yesu apfira. Imana ishimwe. Ndagira ngo ngaruke gato ku kwizera. Iyo tuvuze kwizera, abakirisito, abanyamasengesho, abantu basenze cyane, tugira ngo kwizera ni ukwemera no gutegereza ko bimwe Imana yatubwiye bizasohora. Ubundi abanyamasengesho benshi bazi ko kwizera ari icyo, ari ukwemera ko iyavuze izasohoza. Ariko mumbabarire mbabwire, ibyo nabyo nibyo, ariko siyo ntambwe ya mbere. Intambwe ya mbere yo kwizera ntabwo ari ugutegereza iby'Imana yakoze, ahubwo nuko iby'Imana izakora, ahubwo nukwemera iby'Imana yakoze muri Kristo Yesu. Kwizera nasomye kwizera ndabisubiramo, kwizera nukwemera imirimo Imana yakoreye muri Kristo Yesu, aribwo bucunguzi, tukemera gupfana na Kristo tugazukana nawe. Hanyuma gutegereza indi mirimo bikorwa n'abizera burya. Ntabwo uko si ukwizera gusa, ahubwo kwizera bidutera gutegereza ibindi, ariko byaraduhinduye abaraganwa na Kristo kubw'isezerano ryera. None uretse no kuduhindura gusa, bitugira abizerwa mu maso y'Imana. Kwizera bitugira abizerwa mu maso y'Imana, bigatuma Imana ubwayo itwirata. Itorero ry'Imana iraryirata kubwo kwizera kwayo gutuye muri iryo torero. Haleluya! Natangajwe no kwizera kwa Aburahamu. Aburahamu yarizeye, Imana iramubwira ngo va mu gihugu cya so ugende ujyeho nzakwereka. Imana ntiyamubwira aho agiye, ntiyahamubwira. Arahaguruka aragenda. Agenda nta mwana agira. Iramubwira ngo mu rukiryi rwawe nzakuramo uwo nzaraga isezerano ryawe, uzaraga ibyawe.
Aburahamu reka nihute abyara Ishimayeli kwa Hagari. Natangajwe n'imibereho ya Hagari mu gihe yari amaze gusama inda ya Ishimayeli. Yahise ahurwa Sara. Niba mukunda gusoma Bibiliya, Hagari yigeze yanagenda marayika mugarurira mu butara amuga ngo subirayo uzabyarirayo. Ariko byari byabaye ibintu by'ibibazo. Sara nawe aje gusama nawe ahurwa Hagari. Igihe cyo kugira ngo Ishimayeli, igihe cyo kugira ngo Isaka acuke, baba mu kirori, Ishimayeli asetse, Sara asohokana umujinya abwira Aburahamu ngo ngwino hano. Aburahamu aramwitaba, aramubwira ngo Aburahamu asenda umwana na nyina. Umwana nashakaga naramubyaye. Uwo Hagari yambyarira ntacyo azamarira, isezerano ryanjye ryarimutse ntirikiri kuri Ishimayeli mwene Hagari, nanjye nabyaye Isaka mwene Sara kuri Aburahamu. Haguti rero nta rundi rubyaro ntegereje, mwirukane yigendere. Aburahamu aba umugabo w'umutima, ntiyahita yirukana Ishimayeli, ajya gupfukama ngo asenge. Abajije Imana ngo mwirukane, Imana iramubwira ngo ntiwigeze unsaba ngo ujye gutera Hagari inda, n'ubundi wimbaza ibyo kumwirukana gira vuba. Aburahamu agiye kwirukana Ishimayeli amuha imvumba y'amazi, ntiyanamuha n'imbuto nibura ngo nagera mu butayu azahinge. Yaramurebye aravuga ngo uzaba umuhigi, nta mugisha w'umweru w'ubutaka uzigera ugira, genda twara amazi uzanywe, aho uzagera gashira uzavoma amariba uzabugezeho. Amuha amazi aragenda, basigarana Isaka. Imana iramubwira ngo muri Isaka niho nzanyuza umugisha wawe, ni naho kandi amahanga yose nzayahera umugisha. Mu yandi magambo, umugisha w'amahanga n'umugisha wa Aburahamu n'umugisha w'isezerano wose Imana yarawufashe upfunyika muri Isaka. Imaze kuwushyiramo imara Sara umubabaro w'uko yari ingumba. Sara arabyibagirwa, Aburahamu arabyibagirwa. Amaze kubyibagirwa iramuhamagarira amuga ngo ngwino nkubwire. Iramubwira ngo siga Sara ujye gutamba Isaka. Umwe Imana yavuzemo imigisha, genda umunjyanire ku musozi Moriya umuntambire ndamushaka. Ntabwo gutamba igitambo, twebwe tureba igitambo cya Kristo tukumva turuhuwe n'ibyo, ariko gutamba igitambo bya mbere ntekereza ko byari biteye ubwoba. None ugatamba igitambo cy'umuntu, kumutera inkota ukaryamisha ku gicaniro ugatwika, ugacana, shyirayo Isaka umucanire. Nawe reba Sara ugiye atabizi, niwe mwana wa mbere n'uwa nyuma abyaye, nta wundi ategereje, n'imigisha Imana yavuganye nawe iri muri Isaka. Ariko noneho muzamukane umutwike. Aburahamu ngo agere munsi y'umusozi Moriya abwira abagaragu ngo nimusigara aho ngaho. Nkunda Yesu uburyo yagiye kudutambira igitambo gihoraho, akabanza kwikuraho abagaragu. Aba bagaragu ba Aburahamu bari bari kumwe na Aburahamu bashushanya abatambyi b'isezerano rya kera, n'ubundi bashoreraga igitambo cya mbere. Yesu ajya gutamba yarabanje arabaheza, kugeza ubwo n'ubutambyi bwa Kristo ntibigeze babumenya, kuko umwenda urahera utabutsemo barongeye baradoda ngo barebe ko umurimo wagaruka, ariko ntibyavamo. Ariko ubutambyi bwa Kristo, nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo uwo niwe mutambyi watambye rimwe gusa ngo abasha gutamba igitambo gihoraho iteka ryose, ngo n'abandi ngo binjiraga ahera bagatamba, ariko ntibikureho ibyaha bakongera bagasubira inyuma bakagenda. Ndi ku ijambo rivuga ngo kwizera. Aburahamu areba Isaka aravuga ngo nibyo, inzira y'amasezerano y'Imana kuri Aburahamu izanyura muri Isaka. Ni wowe nari burage, ni wowe Imana yavuze uzavamo umugisha, ariko yansezeranije ibyo byose irambwiye ngo nkwice iragushaka. Aburahamu niba yarizeye akavuga ngo Imana izansubiza imuzuye, kwizera ni ibindi bintu. Mumbabarire nkoresha iri jambo, kwizera ni ibindi bintu, ni indi mibereho igenda igakubita ubwenge bw'umuntu ikabanza ikabuvangira. Ntabwo ushobora kwizera ukoresheje ubwenge busanzwe ngo bivemo. Iyo ubishyize mu mibare biranga, iyo ubishyize mu nyajwi ntibikunda.
Aburahamu aravuga ngo Imana yansezeraniye muri Isaka, ntabwo nayiyemukira ngo ngumane isezerano nta kazi yansezeranije. Aravuga ngo gutakaza icyo yavuzeho byakoroha, ariko ngasigarana yavuze yanyura no mu zindi nzira. Haleluya! Umuntu wizera ashobora gutakaza igisubizo cyazanywe no gusenga, ariko ntatakaze gusenga. Umuntu wizera yatakaza imigisha yose ituruka mu gakiza, ariko ntatakaza agakiza. Nasomye abahungu batatu bizeye bari muri Babuloni, baravuga ngo iyo dukorera ibasha kudukiza, ngo ariko noneho naho itadukiza. Twebwe nta kiduteranya niyo twizera, ibyo yabikora, ariko inabiretse ntacyo bidutwaye, nta cyatuma twubararira Nebukadineza. Baravuga ngo ibasha kuba yabishobora. Ubundi Imana ikora mariage zigakoreka, ariko itanazikoze ntacyo bitwaye, byatuma tuva ku Mana. Imana itanga urubyaro, ariko rutanaje ubugumba nibudukura ku Mana, kuko twebwe turi urubyaro rwayo. Haleluya! Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza, ariko no mu gihe bitabaye, Imana ni Imana. Imana ni Imana. Nigeze najya gukora mu gihugu cya Kenya, nigeze ndabona y'ikiraka, nsaba itorero intashyo, ndavuga ni mumpe intashyo, mumpe n'icyangombwa cy'uko ndi umukristo, ningira mu iteraniro, nibura ningira ahantu hari itorero nzarye ku igaburo ryera. Ko nari mfite yo nk'amezi 3 nkumva sinzayamara ntararya ku igaburo ryera. Bampa intashyo, ndangije njya no mu murimo njya gukora. Twari turi gukora akazi, dukorana n'abasore batari bakijijwe, ariko noneho ari njye ubayoboye. Bagakora bafite uburyo bari bubone bibamwe amafaranga. Tavuga nimba kingira ikibaba ndi umukristo, ndaba mbaye umufatanyabikorwa nabo, Imana yanjye izasuzugurika mugenzi abandi kubaha ubuhamya bwo kwizera. Ndavuga ntibisimbyemera. Ndabwa naho kugira ngo mbarege mbateranye na shobuja, nimurekera aho muhindukire ibi mubireke. Barambwira ngo ibintu by'ikirokore n'igipastori byanyu ubikureho, iyo mikino yireke, twaje hano tuje gushaka amafaranga, uyu ntituzongera kubonana. Mbona bibaye birarenze, njya kubwira data buje ndamwana, ariko bari kukwiba. Arambwira ngo niyo bayarya ntiyashira. Noneho mpinduka umunyamagambo kuri bosi n'abakozi twari turi gukorana. Ndamwana ariko impamvu mbikubwiye nuko twebwe tutemererwa kwiba. Arambwira ngo niba utabishoboye ureka ababishoboye bazabikore. Mu yandi magambo, navuye imbere ye dayimoni iri kumbwira uti nawe ukoremo duke, nawe ukoremo. Ndatambuka, turanakorana, igihe kirashira, aduhemba amafaranga kashi, arayaduha. Tuva muri Kenya turara hitwa Jinja, Uganda. Mpahurira n'umuhungu w'umunyarwanda uvuga ikinyarwanda gitomoye cyiza. Abarampobeye arambwira ngo ndakuzi mukozi w'Imana. Ndavuga ni Imana ishimwe. Uti narakubonye kuri YouTube ku Ijwi ry'Umukanguzi, narakubonye. Ndavuga ni Imana ishimwe. Arambwira ngo none se mwambabariye nkabakoreraho umugisha, ntimurare muri hoteli mukarari iwanjye nkabagaburira, ngakorera umugisha ku bantu b'Imana. Ndavuga ni dore igisubizo. Njyayo turyamye ninjoro, umuhungu yaratubaze, sinzi uburyo yabiteguye, sinzi igihe byafashe, aragenda dodesha agakapu gasa n'akanjye, agasa n'akabagenzi banjye, azana ibikapu 4. Turyama tubona ibikapu, turavuga ati nta kibazo, turavuga ati buriya yagiye gushaka ibyo kurya. Tubyutse nsanga hari amafaranga n'imyenda, yanshyiremo ibice by'ipantaro n'ibindi, agakapu arakajyana, aratwiba. Njyewe ngira ngo mbyutse kare ndi kurota, ndongera ndaryama, ndavuga ni reka numve ko hari undi uri buze kubivuga, nibwo menya ko atari inzozi. Numvaga bidashoboka. Ndongera ndaryama ndiyorosa. Kiye kumva numva umwe arabyutse, komanga mugenzi aramwita ariko byuka. Tubyukira rimwe, ndavuga ni reka ndebe ko zari inzozi. Afasha agakapu ke amena uduce twa matera. Ndavuga ni nyamara si inzozi.
undi aramena ibikweto by'ibisiripa by'imbusane nageje ndavuganisha baratwibye abahungu bicara kuri matera n'amasengre baraturika bararira ewe data we kumbi njya kuryama naravuze ntisinkuramo yose nk'umukozi w'Imana sindarana nabo nambaye ubusa reka ndyame niyambariye ipantaro ndaranambaye ngira umugisha harimo amashiringi nararanye niyo yambereye agatike kavayo ngera mu Rwanda insigariza utwo mbivugiye iki barimo bararira narahindukiye bose ndabareba ndavuga ntiyo niba nanjye baba bayajyanye kabura na tike ndahindukira ndavuga ntimurekeraho kwiririra ahubwo mumfashe mwe baba bituye ibyo mwakoze ariko nge bajyanyeyo nakoreye mwebwe batwayeyo bibye ayo mwibye ndavuga ahubwo nimumfashe abari njurira kuko batwaye umushahara barahindukira barandeba baravuga ngo niyo dukorera make wabona ari umuvumo dukuyemo kwizera iyo twizera koko ubundi umuntu wizera kwizera ni imibereho y'abakiranutsi kwizera ni imibereho y'abakiranutsi kwizera bituma umuntu atiba aruzi n'ibyo kwiba kwizera bituma umuntu adakora icyaha afite uburyo bwo kugikora kwizera biraza bikamurinda kuko ni ubuzima bwo gukiranuka agakiza kabyara kwizera noneho kwizera bigahora bicaginga ubuzima n'imibereho yacu yo kwizera muri twebwe Imana ishimwe noneho urukundo ni imibereho y'umuntu wahindutse ese ubwo ntitwasenga urukundo ni imibereho y'umuntu wahindutse hanyuma kwizera ni imibereho y'umukiranutsi iyo umuntu akiranuka arahindurwa iyo uhinduwe uhabwa imibereho yitwa kwizera rero kwizera biyobora umukristo mu masengesho kandi mbabwire ko kwizera ni urwandiko ruduhesha icyangombwa cy'imirimo Imana yagambiriye kuri twebwe kuko umuntu wizera arapfukama agasenga akinjira mu cyumba cy'amasezerano akaremesha imirimo Imana yagambiriye kuzamukorera igaturukayo kubwo kwizera birazura bikabeshaho Paulo arebye abayefeso banyuze muri iyi ntambara y'impaka n'inyigisho zitarimo kwizera zitarimo n'urukundo arabareba aravuga ngo iyo nsenze iteka ndabasabira ndapfukama ngasaba Imana ishobora byose nkavuga nti Imana ibihishurire Imana ishimwe ngo ibahishurire n'urukundo rw'Imana ngo mumenye uburebure bwarwo buturuka mu Rwanda bukagigwa rigota bukavigwa rigota bukagaruka uburebure bw'urukundo rw'Imana buturuka mu ijuru bukaza mu isi bukarenga isi bukagera ikuzimu kuzura bari bakingiraniwe mu bituro aravuga ngo kandi Imana ibasha no gukora ibiruta ibyo dutekereza mu yandi magambo ibahishurira ibiruta ibyo ngewe nari ntekereje n'ibyo nari mvuze Imana ibubahishurire ngo mumenye n'uburebure bw'igihagararo cy'urukundo rw'Imana ngo noneho nimurangiza mumenye n'uburebure ngo bw'ikijyepfo mumenye n'uburebure bw'ikijyepfo Imana igahamagara na Budurukarimu ikambwira ngo ngwino ubu mukristo ariko Imana igira urukundo n'ukuri kose mu bana magana twari kumwe nkarota njyenyine ngakira agakiza ngahindukira nkava nakuru n'ubundi ngakata nkaza mu Rwanda nkabwiriza ubutumwa dore wanjyanye mu rusengero bwa mbere mva mu musigiti nuriye rambura ikiganza gutya ntacyo bitwaye niwe wantwaye mu rusengero bwa mbere mva mu musigiti ariko narahageze aribwo nkiva mu musigiti mpageze ngiye kubona mbona umukobwa yuzuye umwuka wera aravuga ngo mwana wanjye Abudurukarimu ngo mwana wanjye ariko ifite n'urukundo rw'ikijyepfo haleluya n'ikijyepfo ishora imizi ikagerayo Imana ifite urukundo ivumbisha abantu bari mu gisimenti bakabona urukundo rw'Imana ikarubahaho igaha urukundo abantu barepfo mu gasigisi hirya mu rwagwa agasindana urukundo rwa Kristo ikajya imwumvisha umuhamagaro wayo haleluya ngo mukamenya n'uburebure bw'ikijyepfo ariko mubona ngo Kristo najya gutanga umurimo w'ivuga butumwa ahere kuri maraya y'Isamariya ahibwira uti rukanka ujye mu mudugudu Petero ajye kuzana ibiryo indaya ijye kuzana abantu bakiriye agakiza
urukundo rw'ikijyepfo. Maraya yaramurebye aramubwira ngo nta mugabo ngira, arayibwira ngo uvuze ukuri, genda uzane nabo n'uwo mwararanye n'uwa gatanu. Arambwira ngo genda ubabwire baze hano. Maraya ageze yaravuga ngo ni ukuri mbonye Mesiya. Aravuga ngo Kirisitu duhuriye ku iriba ry'Igerizimu. Aravuga ngo ntimwajyaga muvuga ngo ntibazazi Gerizimu. Gerizimu habaga abasamariya imiryango 10 niho yari yaracikiye. Iyudayi Yerusalemu harasigaye imiryango 2 wa Benjamini na Yuda. Ariko Maraya imusanze iravuga ngo ikivomesho ndagitaye amazi siyo ngishaka, nabonye utanga iriba ry'ubugingo amazi adakama. Aravuga ngo namubonye, aravuga ngo nimuze mumurebe. Bahageze basanga Yesu arakicaye. Yo abigishwa ngo baze bamusangana na Maraya. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo bajye impaka mu mitima ariko ntihagira uvuga. Yesu yiherereye n'aba bantu benshi, nimusoma Matayo igice cya 5 yabonye abantu benshi bazamukana umusozi. Yihereranye nabo, Yohana aca inyuma akurura Maraya aramuga ngo ngwino hano. Mwakoranaga iki na Yesu? Mwari muri gukora iki? Aravuga ngo Yohana abonye abagabo benshi. Aravuga ngo ariko amaso yanjye yarebye Yesu ndahumuka, maze guhumuka ndanyurwa. Aravuga ngo nibyiriba twahuriye yose ngishaka kurivoma. Aravuga ngo niwe riba musa mbonyemwe amahoro nifuzaga. Muzasomye ubuhamya bw'uyu mugore amaze kwakira agakiza buri mu ndirimbo 123. Yesu niwonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasoho sumutima iteka. None ni Yesu masawe nyine, nta rindi zina nemera. Kubwo bugingo n'umunezero, Abayefeso bahuye n'intambara z'abarwanya ubutumwa. Bamwe bashyira abasore b'ibizigira mu marembo baravuga ngo ntibazongere kwinjira. Abize amateka y'intumwa, hari umugabo wigeze yasanga ba Petero bari koga bari mu cyuzi. Petero aravuga ngo nimuhunge, umuntu urwanya ukuri yageze hano. Efeso yahuye n'intambara ziteye ubwoba, bigera ubwo Abayefeso bafata initiative yo guhagarara mu marembo n'intwaro. Mwibuke Paulo yarabandikiye, hari inzandiko zimwe na zimwe zagiye zitakara. Ariko Paulo yarababajije ngo mwirinze muti? Baramubwira uti twebwe hari intwaro tuhagararanye. Abagabo batemera ntabwo banyura hano. Aravuga uti tuhagaze hano. Hari abakirisitu barwana nk'Abayefeso, aravuga uti duhagaze mu marembo. Aravuga uti yemwe izo ntwaro nimushaka muzibika. Aravuga ngo ibisigaye ibisigaye nimukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mutware intwaro zose z'Imana. Izo ngizo ntacyo mutakoze, mwarazifashishije muririnda, ariko noneho ibisigaye nimukomerere mu mwami. Ntabwo icyo nicyo kizatuma murwana. Arababwira ngo ntabwo dukirana n'abambaye inyama n'amaraso, kuko bo bari kwirinda abantu. Wahura n'umuyefeso akagutera ingumi ku nguma, abagabo barwanira agakiza. Arabwo uti hoya, ntabwo ari abambaye umubiri, ntabwo ari inyama n'amaraso. Izi mpaka mujye n'abatizera muri kujya impaka nabo, gakiza nikabonerwa mu mpaka. Ni ukuri uri kuvuna umunyamubiri umugisha impaka umubwira iby'umwuka, ntabwo yabisobanukirwa, ntibishoboka. Nushaka witwararike imbuto z'umunyabugingo zibwiriza umunyamubiri. Abantu badakizwa babwirizwa n'ibintu bibiri: umucyo w'abizera n'imbuto z'abizera. Ndagira ngo dusengane Imana. Waba uri kumwe natwe ushaka kubwira Kristo ngo ngera ukorere muri njyewe, ugwize kwizera kwawe muri njye, Imana yongere ihembura ubugingo bwayo muri wowe. Ndagusaba urambura ikiganza. N'umuntu utaremera Yesu nk'umwami n'umukiza, ndamusaba arambura ikiganza dufashe gusenga. N'umuntu wari waracogoye akagira ibintu bituma atentebuka, bijya bishoboka, bijya bibaho muri uru rugendo, bijya bibaho. Yohana yaravuze ngo nimumbarize niba ari we Mesiya cyangwa dutegereze undi. Birashoboka. Na Eliya yaravuze ngo waryama hana amakaka makangwira nkipfira. Bijya bishoboka ko wacogora. Ndagusaba urambura ikiganza tugusengere. Ariko kandi mubaye mutanahari, iyo umwigisha asoje kwigisha, umwuka wera akomeza imirimo ye. Umwuka wera akomeza imirimo. Muduheshe umugisha. Nabasaba ngo twegere ejuru, tubwire Imana ngo twihishurire, utwereke ingano n'urugero rw'urukundo rwawe, kuko Paulo yasenze ibasha gukora ibiruta cyane. Amen.
arakoze cyane Anicet kandi message yumvikanye mureke dusenge dusaba Imana iduhe kwizera hari akandi avuze abantu biki genti baza bakavuga aravuze ngo nubwo itabikora abantu bagishaka kukumva mu matwi ngo nubwo itabikora ibyo dusaba nubwo itabikora biguma kuba Imana kandi yaranabikoze yaraduhaye Yesu ni byose kuba mufite amen aka kantu ntibagakunda ariko ese muzi gituma yatinze kuza kwa Lazaro akarinda abora ari gitabo nasomye ngo impamvu ngo nuko akora nk'umwami igihe azira cyose arabikora agutinda nigeze kubabwira umwana wasabye pajero umusore mana mpa pajero ariyiriza imizi 40 pajero ntiyaza ariko amaze kungana n'umushumba atanazi pajero iraza aza kuyitora muri majerwa afata vora tereka nsenge isengesho rigufi ndagushimira mana mpaye pajero ariko mana waranserereje Imana iramubwira ngo muhungu wanje iyo nza kuyiguha cyagihe iba yarakwishe irabizi nicyo gituma ibasha gukora cyane izi iyo nyiguha kare iba yaraguhitanye ariko nararinze umaze kuba umuntu ushesha kanguhe nibyo byiza Imana yacu iradukunda Yesu ni mwiza haleluya abasha gukora cyane n'igihe bitabaye muze n'igihe bitaje ikomeza kuba Imana duhe kumenya urukundo rurutuko rwamenywa umugisha iri teraniro ureke tukubone amaso y'imitima yacu arusheho kukumenya tutareba kubiboneka kuko ibiboneka birashira ariko ibitaboneka n'ibyiteka ryose urakoze mwami gufasha umugaragu wawe utubwiye ubutumwa bwiza ndetse n'abaririmbyi gahunda irakomeje komeza ubane natwe tukeneye kumva ijwi ryawe ni kubwa Yesu Kristo mwami amen ijwi ry'umukanguzi.